ndi muri Amerika arasabye Imana ati Imana uzampe igikundiro ku buryo umuntu wese azamubona akambona mumugisha, ku buryo umuntu wese azamubona akajya ndabyuka. Aba tugeze kwa Kenisi, njyewe mba nagiye guhostinga, simba nagiye mu Buraya. Niba company ebyiri zitandukanye zarandi organizinze nk'umuntu ukora cyane, Kenisi yaravuze ngo guhostinga n'Uburaya mbona muteye mu muyango amabuye. Nese muyango niwo hostinga wenyine, ibintu nuzavuze afite impamvu yabivuze ngira mwazamubaza. Sorry, harimo navuze ngo ubona Brian ngo na muyango mupfiki. Ni ukuri kw'Imana yo mwijuru sinzi kubindyarya. Ngewe na Brian na muyango twapfuye yuko Godfather yaje yamamagaye rimwe nitaye namenetse no mu gitondo. Brian yaranyuse amporeza ku nkondo ya mama, aranukanyifuriza no gupfa. Jihad akora live, Brian akajyanikamo ngo naje ngo ninjye ukurikiyeho ngo basigaje gusomera ngo naje nk'indagara ziboze ngo za Kongo. Akajya afata Pampex akavanga ndo umutinganyi, akabata Pampex akazifotora. Igicyo giteye Jihad bagikanda amabisura kumana. Wewe ushaka kumbyara ari uko ngo ya mafaranga ugomba kubishyira muri mind yawe kumara kubyara abana banjye mitambatwara. Ikintu kiriho ni iki, tuba tubigenanemo neza guys. Ejo sinshaka umuntu wagiye mu binyamakuru ngo ninjye wabyaye Eric Semuhungu none nanga mfasha abana. Ugomba niba twabikoze ari business ubyarukama abana banjye, nango ugomba kugira ya attachment kuri abana nabanje babarenga atarabawe. Abo bana naba Eric Semuhungu, ninjye papa abone nanjye mama wabo rakoze. Ayo utatanya kumbyarira ugatanya bati kuba nabyaye Eric Semuhungu ndahita ntwara inzu ziwe, inzu za Eric n'izabana banjye. Allo zibagirwe ko yari business utwara kwishyura byara abana ranjye ndabafite hano, nubwo nzemera kumwonsa ucyo giba ngo baba gukura ukibyara shu. Abana banjye niba sinza abanywesha inzoga, abana banjye si bazaba basangira ngendo mu izina rya Yesu. Abana banjye nabo bagomba basangira ngendo. Niba umwana byose avutse ari umuhungu agomba kuba ari umuhungu, kandi ngira amana ngenda disciplining umwana wanjye akagomba kuba atari umusangira ngendo. Slim Jesus. Twagiye aba tugeze kwa Kenisi. Nabonye video Kenisi, buriya Kenisi njye na boss wanjye ndamwubaha ndanamukunda nanakuze mufana. Buriya ni role model wanjye mu bintu by'amafilime, ibintu byo kwiteza imbere. Ubu ni CEO, afite Gasogi United, afite abakinnyi banyonyo bakina umupira, abahungu beza banyonyo bakina umupira. Urumva afite one for the Lord mana. Ano credit iri tujye tuyitanga. Yiteje imbere uriya mugabo, ni umuntu utazi kuri pfana avugiraho. Uriya Kenisi ngewe ndamwemera, Kenisi ndamwemera. Afite ahantu twimara ijuru rya Gasogi mana, afite apartment. Uriya mugabo ari class bro. Ngewe nageze no muri studio ziwe, niba ari nde bagiye gukora ikiganiro ni Kaspira, ni Kaspari bagiye gufata ka video kuva kazari muri Stade Amahoro ku mukino wa Gasogi United na Rayon Sport. Buriya yishyurana neza, by the way Kenisi yishyura neza. Njya gusinga amafaranga ngira yamaye imbere yuko ngira no kuri stade. Yanyishyuye neza pe, ni imfura y'u Rwanda. Dore izina ni ryo muntu, imfura y'iwacu, izina ryaramukurikiye. So rero nabonye ejo bundi ari kuvuga ngo guhostinga, hayaza ngo hosting n'inda cyangwa guhostinga n'Uburaya. Yavuze gute kugira tugera neza ndataza gukotinga Kenisi n'urundi rwego rate. Njye hano hari credit ndayitanga, sema ngo noka umutinganye bro. Sindi umutinganye gute mana yanjye, umutinganye ibiki? Ubu hano nicaye ndi gutinga, ariko si mwabaye gute mwabana? Kenisi yaravuze hostel nora yaje guhostinga n'Uburaya. Kubwanjye nkanjye Eric Semuhungu ndivuga nkanjye wo host w'umuhungu. Urabizi ko bahamaye award ebyiri naziberetse. Host of the year ubushyizemo ngo host of the year ni Rwanda ninde, udashyizemo n'amazina yanjye bahita babikwereka ngo Eric Semuhungu. Na male host of the year, male host of the year na host of the year. Umuhungu w'umuhost w'umwaka n'umuhost wa mbere w'umwaka, yaba umuhungu yaba umukobwa. Iyi niyo award ya host of the year. Iyi nayo host y'umugabo w'umwaka. Murayibona? So rero tugarukaho. Njyaho kazi karanunze.
akazi ko guhostinga karanunze. So akazi ko guhostinga karanunze sibyo, kandi ndanakakunda. Ni ibintu nakoze kano kanya, ni ibintu natangiye gukora nyiba muri Amerika, njya guhostinga za Canada, ni ibintu nakoraga sibyo. Noneho rero njye akazi karanunze. So Kenisi rero hano mu Rwanda umuntu afite ntuza yemerewe kuvuga ibyo ashaka, nta muntu bajya banigana ijambo sibyo, afite impamvu yabivuze. So ubwo njyewe mba nagiye guhostinga, simba nagiye mu Buraya. Niba kampani ebyiri zitandukanye zarandi organizinze nk'umuntu ukora cyane, hard working, bakama nizo award z'ahantu habiri hatandukanye, nuko nkora cyane koko bikanagaragarira buri wese, kugira ngo ku buryo baguhana recognition nuko bakora cyane, ukora cyane. So ubwo rero izo awards nazibonye kubera ki gukora cyane sibyo. So aho tuhave Kenisi yaravuze ngo guhostinga n'Uburaya mbona muteye mu Muyango amabuye. Nese Muyango niho hostinga wenyine, sa hostinga abantu benshi, kuki mwashatse kwataka Muyango? Hari Sherina Dollar hostinga, hari bakobwa benshi ba Soso ba hostinga, hari ba mu Mararungu ba Shakira ba hostinga, hari abantu benshi ba hostinga pe. Kuki se mwateye, hari ba Judy bose n'aba host. So kuki mwateye amabuye ba Muyango? Nawe rero sometimes muri kwinza ku bantu, kureka Imana, kandi ibintu byo kwinza si byiza, mwemera kwinza ku bantu. Niwe tuzi, niwe gisambo ni gifashwe, ariko ndazo zivuga, ariko man muri abana babi. Anyway ngewe sinshaka kubivugaho, ba host bagenzi banyu tuvango nabiyasiriye cyangwa nabavuze. Ngewe uri cyiza, thank you Brigitte. Ngewe namuza kuvugira host bagenzi banye, siko ngiye mu Yango twarakoranye, twahostingiye ahantu hamwe, twahostinganye Juro Park, duhostingana Igisenyi, duhostingana Touchdown, duhostingana Mondi Center, Judy twarahostinganye Tiamo. Abantu bose barimo bavuzwe hejuru twarakoranye pe. Ibintu by'umwuga w'Uburaya nabyo nababonyeho. Muyango n'Aburaya namubonyeho mu gihe twakoranaga. So rero ibintu nuzavuze afite impamvu yabivuze, ngira ngo mwazamubaza Kenisi. Ngewe anakoranye na Muyango nabazinda nabande n'Aburaya nababonyeho. Okay, so ngira ngo tuhave kwa Kenisi. Namuntu ufite ikibazo aho ngaho, sindagukunda nanjye ndabakunda nawe. Ibyo by'Uburaya ntabwo nabonye. Urumva? So ari ufite ikibazo abantu yabwiye uburyo umuntu nabonye babana buri kana buri nguni bari kuvuga ngo abantu ngo baho uvuze ukuri. Mvuze ukuri ntabwo ngenzi guhimba inkuru, nimbe kugira bimfashe iki. Ndagukunda, thank you Noella. Jihad yafunguwe huya, ariko se banuvuga ngo Jihad yafunguwe, mujye kumufungura. Aho kwa gatatu mzaye kumusura abakunzi abashumupo nyonyo, kwa gatatu mzaye tujye kumusura. Numishinga umuntu bafite account yari yo kwanyirangana ngo shyira amafaranga. Yitwa Abakiro Spirie, abantu bafite umutima ukunda ufasha muzaye kumusura. So n'Aburaya abantu rero n'Aburaya nababonyeho. Se Mungu turabukunda my love, thank you. Ese ko namuri kohereza flower mucishe utunyamasyo baby lion abantu jumagana ngaye bose mudukurikiye magana 9,200 byose mwaje mudukurikira mu kiyo something you know. Noneho rero se message muri kuzibona hano byagenze gute? Birashoboka ko wazaza guhostinga Irlande. Ndi gutegura Kenzo murakoze. Ndi gutegura trip ninza Europe, tuzaza guhostinga Irlande, Netherlands, Amsterdam. Erega ngewe sorry, hari umuntu avuze ngo ubona Brian ngo na Muyango mupfiki. Nawe nyuma mwabishyizeho hano. Ni ukuri kw'Imana yo mwijuru sinzi kubindyarya. Eric se Mungu turebane hano neza mwese. Niba nabana hari ngiye sinzi kuvuga abantu. Ngewe na Brian na Muyango.
twapfuye yuko Godfather yaje yamamagaye rimwe nitaye namenetse no mu gitondo ngo mvuge impamvu ngo Zinda yavuye muri bamwirukanye muri mbare ibamwirukanye muri touchdown. Sinafashe side ya Muyango, sinafashe side ya Zinda. Naje mbivuga gutyo ntacyo mfana. Noneho ngiye kumva numva Yesu we mu gitondo nuzahise ashinga arakana ajya yanikamo ashyiramo abantu ngo akita ngo fuck Babylon. Brian yaranuse amwareza ku nkondo ya mama aranukanyifuriza no gupfa. Nyuma tesha ariko yaduhuje abango ngo banze yavuze ngo kwera umujinyanga atarebye ngo ibyabaye ariko uryo umuntu avuga ikintu kimuri ku mutima. Sharanutse aranyandagaza ari naho aho kantu kabaye. Jihad akora live Brian akajyanikamo ngo naje ngo ninjye ukurikiyeho ngo basigaje gusomera ngo naje nk'indagara ziboze ngo za Kongo. Nabifashe screenshot ndabibika ariko ndigisekera ariko ngiye nta munyangire cyo nazindutse nsanga abanyane boro ayo gitabo Kinyarwanda banye bakoze unfollow nyine bana banyane followinguye. Noneho kandi bari abantu twari tusanzwe tufollowinga na guhera tutanahura mu byo gukorana akazi twari dusanzwe turi inshuti nyine bira nsanga abanyefollowinguye ngo nafashe ngo side ngo ya Zinda. Uriyo kuntu abantu tuziroza baranutse Brian anukora akantu kito mufaka Babylon aposte muri private story karanyandagaza ngira ibiryo by'ingurube akajya afata Pampex akavanga ndo umutinganyi akabata Pampex akazifotora mara avuga gute mama ngimare ngo tubaza twambika mu Pampex mara tugira utima sinzi navuze byinshi cyane ariko narabitse ibyo bintu nyine ariko ndumirwa sinavuye ngo nsubizanye nabo nasheke sabanyane followinguye kuborohereza ngiye mitamba boroka baravuga ni follow ngiye mitamba boroka bavuga ni follow ngenda baboroka ariko nyine ibyo by'umujinya nta munyangire neje undi twarawe turasuhuzanya nyuma y'igihe kinini nanagiye ahantu bakoreye ariko cyumweru yari people Kacyiru. Brian mbona arishimye Muyango nawe arishimana azaransuhuza ndamusuhuza sana munyangire ngira sinagira n'ishyari singira n'umutima mewe niho ugirira ubwenge kabisa. So rero bambi abantu bivuga ngo bona Brian mupfiki na Muyango man pe narababrotse ariko n'igihe kizagira wenda tunongere tuniyunge tunasubirane twakorana nta kibazo. Ariko disi ntacyo mpfa na Muyango ntacyo mpfa na Brian ahubwo hajemo ko kakantu ko kuvuga ngo wenda ngo nafashe side mbari yo kwanoza yego shayiriro umwana mwiza rat hajemo akantu ko kuvuga ngo ubundi ni wowe kabisa. Hajemo akantu ko kuvuga ngo nafashe side ya Zinda ngo sinavugira Muyango birabarakazara nuka Brian ariko nyine ndije cyane ndabyihore. So sinasubiye ngo mbatukana yiceceke gusa I forgive but I don't forget. Nabo bashaka kuba bari hano kuri TikTok sinigeze mbaboroka tuba turi n'ejo ndi naraye na Muyango hano kuri live kwa Godfather simwabibonye twaraye hano ngiye nta kibazo Imana ngiye nta mutima mubi ngira. Imana izanandinde kugira ishyari. Imana izan makuru ya Danny Cruz. Danny ari Dubai no ari Qatar. Danny Cruz ari muri ibijyanye no kubyara katatu bigiye noja Bruxelles uzasure nyirabuka nyego ko barahoja Imana irahana cyane ukuntu nyirabuka yabyiniragaho na Imana imukoze isoni atandukana n'umugabo we kumana we je narumiwe nukuri Imana arakuntu Imana igindi gukubitira abantu tunyafu ngo umugabo we yakoze ubukwe mu bwatari ngo ejo yavuye na Dubai yakoze mariage yindi wa mugabo yitwaga ndi wa mugabo nyina ko yitwaga ndi yakoze mariage ngo nziza cyane afite ngo umukobwa ngo bakundana bango ufite amafaranga haya yitwa ndi uzabyara ryari byo kandi by'abana tubize bo buretse Yesu yumva ngo yakoze mariage ngo arakunanye bakora afite nawe ngo undi mugabo bakundana ngo bari mu Cameroon. Ese mwana nonuza anyway Eric El Padre ari mu Rwanda if Yesu uzamume Padre yasubiye muri Amerika nawe ari mu Rwanda akazagaruka mu kwa karindwi aje gukora mariage. Igicyo giteye Jihad bagikanda amabyesu yakumana kandi unubasha bya byiza no kuri uhari
ushaka ko tubikora ku buntu, ushaka ko hari n'amafaranga waza wansanga mu gikari kanyamukira. No, I'm serious for that. Namaze kubisevingira amafaranga yabyo, ndabifite yuko bana nibavuka bagomba kuba nabateganyirije. So I am a deal, no kuri Imana ni izina ry'Imana ndisiri. Icyo gihe ariko wewe ushaka kumbyara ari uko ngo aya mafaranga ugomba kubishyira muri mind yawe kumara kubyara abana banjye mitambatwara. Uko urumva nzaba nakwishyuye kugira ubikore, na attachment nshaka yo kwabo bana nanjye. Abana bagomba kuba ari abanjye ukabyibagirwa. Apana kwivugisha ngo ninjye mama wari abana hoya. Ariko twabikoze ku muntu ngo no kuva ati yes tubaye co-parents, ndi papa wabo bana, uri mama wabo bana, ariko ntumve ngo kuri mama wabo bana ngo ushaka ko ducanga irangi hoya. Ngewe nabyo ngibyo nabyo gucanga irangi, just turi papa wabo bana, uri mama wabo bana. Kwitukuza kuki nabishaka kuko umudamu witukuza sometime iyo ubyaye bakubaze indodo zitinda gukira kubera uruhu rwawe ruba rworoshye cyane. So niyo mpamvu ntacyo mpfa n'umuntu witukuza pe, ntacyo mpfa nawe, ahubwo bambwiye ko umuntu witukuza iyo bamubaze yabyaye bitinda, indodo zitinda gukira kubera umubiri uba woroshye cyane. Kandi ari umuntu witwa mama Kayiriya, muravuze ngo ni trungo nibyo uri seriye. Uri seriye ko bazaza ari impanga, ngewe ntango nitukuza mfite iyo navukanye. I'm verified. Kandi atari n'igikara. Oya, uko yaba ameze kose pfa kuba titukuza. Umuntu wisiga amavuta y'imidina kinone niwe ndi kuvuga. Kuko kujya kubyara bakubaze urumva ko ari ikibazo nyine. Ibyo abana tukive byatu kigumeho kumana. Yako none ubanza mushaka ko mbyara ko sheri wanjye I got you, nzamukwereka ubishoboye. Presador, are you serious? Ikintu kiriho ni iki? Tubigendanemo neza guys. Ejo sinshaka umuntu wagiye mu binyamakuru ngo ninjye wabyaye Eric Semuhungu none nanga mfasha. Abana ugomba niba twabikoze ari business ubyarukama abana banjye, nango ugomba kugira ya attachment kuri abana nabanje babarenga atarabawe. Abo bana naba Eric Semuhungu, ninjye papa abone nanjye mama wabo rakoze. Ni ucyo gihe nuko nakwikiye amafaranga ugira ubikore. Ariko niba wabikoranye urukundo, nje nzakomeza nkufasha kandi n'abana babi wanje ujuza no kubasura nta kibazo. Ariko abana naba Eric Semuhungu, ariko nawe ubafite kuri mama wabo. Ayo utatanya kumbyarira ugatanya bati kuba nabyaye Eric Semuhungu ndahita ntwara inzu ziwe, inzu za Eric n'izabana banjye. Allo hey urakoze rero abantu batari kubyumva neza kuko mubare hano mu Rwanda ntabwo mubyumva pe sha, ntabwo mubyumva no kuri Imana. Ibintu kugira ubyumve no kuba warabaye mu mahanga sho, kuko ibyo bintu birakorwa cyane muri Kenya pe. Ni kuvuga ngo gutwika icyo bivuze, ndakizi nicyo bivuze, ni ugutwita ukabyara n'izo bataheka. Siko ugiye abantu bagira ngo ari ngo ndinjije. Kujya kwa noteri babyandika ko abana na Eric Semuhungu niwe mama we. Anyway, so urabiteje DM iruzura. DM uyuzuye kandi DM yuzuye. Kandi ko DM yuzuye. Niko kandi DM na DM. So rero icyo nshaka kubabwira rero ni iki guys. So nshaka kubabwira na muri kubipanga nabi. Urumva nshazanye kubikora hanze y'igihugu, ariko ikosa utazakora no kubikorana n'umunyarwanda wazabyaye Natesha ko nawe ashaka abana. Shano kuri ndabyujuje imbavu zanjye ne message zanjye. Terindasha William, William, baby, you know I left you with
Okay, so namuyango yesu babyita sogeti ni ibintu bikorwa cyane guys. Mwebwe mutangiye gushyiramo amarangamutima ngo uzingu twita icyo bivuze, turabizi nyine sewe agomba kuba ari umunyarwandakazi. Nta kibazo n'umunyarwandakazi azongazi. Ngewe mva ibintu bibiri shu biri kiriya kandi ntabwo ngiye njya iminwa mu magambo yanjye. Niba unyishije amafaranga kugira ngo tubikore, abana bagomba kuba ari abanjye ukabibagirwa. Simushaka kubona uje gukomanga hano uje kureba ko n'abana bameze uko narakwishyuye. Abana n'abanjye Eric Semuhungu bikubyumva Felix Hayi. Niba utanyishije tukabikora kubera unyikundira uri inshuti yanjye kandi tukabikora mu ibanga nta muntu ugomba kubimenya, icyo gihe tuzabana nawe. Attachment y'abana izahoraho. Abana n'abanjye nawe kuko ntabwo wanyishije, ni ibintu wakoze kubera unyikundira, nta kiguzi cyabayeho, sibyo? Kandi ntabwo nzakurongora ngo ngushyizemo igitsina cyanjye. Hoya, tuzagenda ku bantu babimenyereye babigize. Bihenduka iyo umuntu yemera kukubyarira, ariko ari umustranger ushatse kubashatse ku ruhande ahagutwitira birahenda nyine, kuko umuntu bagomba kwishyira kwa muganga, bakwishyura n'uwo muntu uzagutwitira amezi 9. Ariko niyo uvuze ngo ni business ukora nyine Eric Semuhungu, ubyara itunkirira hano. Ngiye nzikurira abana n'abana. Ejo bundi n'abana bo mu rugo mwabonye baje hano kunsura mu minsi mikuru ya Christmas na New Year. Hano hari abana bo mu rugo. Abo bana bo mu rugo rero byabimeze gute? Abo bana njye wabareze nabahinduraga noza maranje, zigenda nabwo habagaho Pampex, nabahinduraga maranje. Umwe yavutse mu 2000 undi avuka 2002. Abo bana nyine duhuje mama papa wabo niwo muri Uganda. Abo bana njye wabareraga, abana niyo wakoreraga Serelake, niyo wahinduraga amaranje, niyo narabahekaga. So urumva inzi keya z'umubyeyi ndazizi cyane, keya z'umubyeyi ndazizi cyane. So bivuze ngo rero umwana avutse batanamwonyeje nkamuha amata, nkamutanyeza amata, nkajya ndara nicaye ntashaka undi mukozi w'umukobwa pana w'umuhungu akamfasha kurera abo bana, zakunda. Impamvu ndi kuvuga ngo nshaka abana babiri nuko nashaka uyu munsi ngo n'ikundi kwezi nshaka amene undi mwaka nshaka undi. Hari ukuntu abana bashaka kubakora muri laboratoire bakamenya ngo abana baravuka ari abahungu babiri cyangwa baravuka ari umuhungu n'umukobwa cyangwa babiri. Bashaka kubikora bakagutera inda bakabyara abana babiri. So niyo mpamvu rero bishoboka cyane, birashoboka. Kandi u Rwanda rumaze gutera imbere. Numvise nabamaze kwibaza bamwe ko Roi Faisal ngo na Kanombe iyo service ihari, ariko ngo bayihanga abantu bashakanye umugore n'umugabo babuze urubyaro. So rero tuzabaza ukuntu twabikora binanze, twagenda bakabigukorera muri Kenya ukagaruka utwite. Koze. So ubwo rero aho ngaho icy'umwana tukiveho. Icyo nshatse kubabwira nuko abo bana ndabashaka, ariko mu buryo mbashakamo niba unciye amafaranga kugira umuzarire cyangwa n'umwitire, icyo gihe nanjye uzabyaruma abana banjye, ntango uzatanya bivuye ngo uriya ni umugabo w'abana banjye. Hoya byibagirwe ko yari business utwara kwishyura byara abana ranjye ndabafite hano. Narubwo nzemera kumwonsa icyo gihe baba gukuraho kibyara shu ukiri kukirira ko kanya kwa muganga. Abana bahita bagukuraho kugira ngo tatanye bati mama mwana wanjye kandi mwana byaye. Oya ni sheri twakwishyuye kazi karogo dutwitira. Nivuga ngo kugira umuntu kumonitoringe neza nanguma kubinywa inzoga cyangwa amatabi kugira abana bacu bavuke bari healthy, you know. So yo gutangira niba twakwishyuye nyine twakwishyuye iyo business witajya kubishyiramo feelings ngo reka ndemwe mwana kubona byaye allo ariko niba twabivuganye neza nta kiguzi cyabayeho, wenda nkwitaho muri cya gihe utwite nkamenya ngo wari ibiryo biri healthy meze te monitoringa gute, cyo gihe menya ngo abo bana yes turaba co-parents, uri mama wabo wime no kuza kubasura mu rugo rwanjye kandi turabahuje nyine nubwo utari umugore wanjye ariko turi ba co-parents abo bana. Sinzi noneho bari making a sense. Icyo gihe watwabikoze atari business ahubwo nuko nawe wishakiraga abana kandi ukavuga ati nshaka kuzabyana n'umuntu uvuga ati abana banjye aho najya bose nzi ko bari mu maboko meza. Amaboko meza ninge rero ninge nzi ko nabashobora kuba umubyeyi nk'abantu n'umupapa pe
abana banjye niba sinzabanywesha inzoga, abana banjye si bazaba basangira ngendo mu izina rya Yesu. Abana banjye ntabwo bagomba kuba basangira ngendo. Niba umwana avutse ari umuhungu agomba kuba ari umuhungu, kandi ngira amani ngenda disciplining umwana wanjye akagomba kuba atari umusangira ngendo. Ariko avutse akaba we man ntango namukubita ngo cyangwa mucireho iteka. Ariko sina umwana wanjye sinatuma umusangira ngendo, you know, ntabwo nabyemera. Ngira ngaho byumba biri kiriya, umwana wanjye ntabwo bakamusangira ngendo. Imana ibambe pe, n'ukuri kw'Imana niba unkunda ukaba uri hano n'ukuri, ndagusabye ndakwinginze nsengera Imana izavugire no muri government y'u Rwanda, n'ukuri kw'Imana abo bana nzababona. Iyo niyo wish mfite yo kuba ubuzima bwanjye buri completed, kuko sindagenda shaka umugore ngaze tubane hano mu rugo ubundi wenda ngende namuca inyuma wenda ibindi bintu, you know, penge sinzi kwigira indyarya oya ngo nasitse napfuye. Imana izabame. Thank you Diane Mutoni, yo n'ukuri kw'Imana munsengere thank you, munsengere n'ukuri kw'Imana abana mbabone ari amaraso yanjye, n'ukuri kw'Imana. Amen. Sonyera nk'icyabana tukiveho rero tujye ku kindi. Urubyiro. Okay, so niki tutaganiyeho rero, kuko ndagira ngo making sure ko nta muntu twaniganya ijambo kugira ngo natanya no kuzamura abantu, kuzamuka hejuru batkaza ibibazo cyangwa se mukanandika hasi. Tutaba twagize uwo twabangamiye, tutaba twagize utumvishe whatever. Mutapinge mutape DJ Bura bite yako DJ Bura warambeshye man, narakurakariye nuko tape uruhara rwaje yo ishana ruhara ngira Yesu we. Eric Semungu ngenda cyane umwana muto afite imyaka 34 ndi mature. Hari abantu bapfuye batageze ku iyo myaka, so niyo mpamvu ndi proud y'imyaka yanjye. Mfite imyaka 34 nayuje muri January 34, so ndi kugira ati ngire 36 cyane 5 mfite abana pe. Claude ndakubonye. Claude bite? N'ukuri kw'Imana ndashaka abana, n'ukuri ibintu byose nabifite ndabyujuje. Nshaka abana kandi sinshaka umwe, nshaka babiri. Tubwi ibya host n'uburaya, ibya host by'uburaya twabivuyeho Mana ndasabye. Happy Pride Month. Yes we. Nindiri bya Happy Pride Month we. Happy Pride Month se South Africa ni mu kwa kabiri Pride Month, ariko kwisi yose ubundi ni mu kwa gatandatu. Wamfashije abo mfise hano se ko bose ari abana. Oya mama wawe nangashaka abana ngoya handi, ariko mba muri Amerika nangiye kwa doctor. Mama shaka abana ba amaraso yanjye, ariko iyo tupikiye abana uzaduhe season kabiri yarishimishije. Mutapinge tufite abantu 1,000 kuri TikTok, dufite 205 kuri Instagram. TikTok iracyayoboye pe. Guys, urumwana mwiza twahuriye muri Convention Center muri AS Conference ho muri Imana irabikora. Thank you Boringo. Kwa kigiro twabaye muri ya conference ndabyibutse. Thank you. Abantu bose guys, no ndayanshimira abantu bose bambwira ko ndi umwana mwiza, mfite umutima mwiza. N'ukuri ko sometime mura n'abantu nkumva ndarize, umuntu agufana agukunda none bakubwira ko nagukunda. That's numva naho mwabyumva ndarize. No, that is I'm crying. Biranshimisha bikumva ko abantu bagukunda babimininze, kandi bakubwira ko bagukunda babimininze atari uburyarya. N'ukuri kw'Imana naye ndabakunda. Abantu bose mumbwira ko mu nkunda naye ndabakunda. Nta muntu ukundwa na bose, ariko no kugusa Imana nge ndi muri Amerika nasabye Imana ati Imana uzampe igikundiro ku buryo umuntu wese azamona akambona mu mugisha, ku buryo umuntu wese azamona akajya ndabyibuka ubwo nari ndi muri immigration. Nasabye Imana ngo sure bino abantu bari kunyandikaho ku isi hose. Ndiriza nsaba Imana ati Imana ndagusabye aho nzaca hose uzampa igikundiro
ku buryo umuntu wese azongera mbona akambonamo umugisha. Guess what, ibyo usabye Imana bro irabiguha. Jewe cyane abamama bakamya ati se muhungu cyane abayobozi bahuye ati dore wa muhungu siko nari ko kuri umusaza siko nari ko kuze siko bameze gutyo kajya gusaba service ahantu abapolisi abantu bafite inyenyeri abantu bakomeye akagusuhuza akakubwira ati turagukunda man igikundiro akuzi gucana bagasigara bakuvuma ko dokira tambutse nanga ari byiza man uzaharanire gusiga inkuru nziza y'umusozi kurya abantu bazakubona bakajya bakuvuga ati oh eri kuri ya mwana rero kwa kana kuri ya mwana ni imfure wabo bari bameze gutya wabo byari bimeze gutya you know man njyewe ndakubwiza ukuri umuntu mvuga nabi ni hake cyane pe kandi nabo bivuga babikora nk'iyo hirya nyine nango ari ibintu nkunda kubona cyane uca ahantu ukajya no mu cyaro ugasanga abantu barakuzi man ni ukuri kw'Imana urukundo munyereka Imana gibaho umugisha pe ndabashimira njyewe uri igihe nyine bindenga ukicira hano ubona ukireke ndagukunda naje hano kubera wowe navuye kure naje hano kubera wowe nyine like binyereka ko hari abantu no kuri bagukunda you know so njye nyine biranshimisha ndibuka ko ibyo binabisabye Imana bati Imana ndagusabye narabisabye inshuro nyinshi genda mu zabyibagirwa muri 2023 na 2024 iri gutangira nkako ndarasega ngavuga kanzane kanone hanagure guys Nase arabwira Imana ati Imana ndikubona ukuntu abantu bari kumvuga ndikubona ukuntu abantu bose babankiraho iteka nta n'umuntu ukuzi just akurikira ibyo kuri social media burya rero reka mbabwire mbere yuko judging ujye ubanza urebe nyiri wa muntu uri kuvugaho ubanza unahuye nawe umubone mbere yo kumujudginga mbere yo kumuvuga nabi mbere yo kumukiraho iteka mbere yo kumwita ikivumwe mbere yo kumwigira nyine nk'ibingurube cyangwa iki ujye ubanza uhure na wa muntu umujudginga triste mwahuye sibyo ukuri ko nibwo uzamenya neza uwo muntu wariwe mfite ubumuntu pe ngira n'indangagaciro za kirazira man nukuri sinzi uko nababwira njyewe nunyitabaza mfite ubufasha nzagufasha nugira ibyago mfite ubufasha nzagutabara nshaka gutagufasha ku mafaranga nshaka gutiza imodoka nkagenda nyitwaye nshaka guha umushoferi man nyine ngiye like nunyitabaza mfite ubwo bushobozi I will help. Mpamvu ndize rero nta yindi ndisoba pe sinanasinze pe mperuka kunywa inzoga ejo nijoro. Mpamvu ndize ni iyihe rero? Mpamvu ndize hari ukuntu abantu abamama tuve no ku bajene mwebwe batoya wenda muri hano hari ukuntu umumama umupapa aguhobera ndagukunda wa mwana ndagukunda komeza waguke komeza ati ntuzashimisha umwanzi komeza utere imbere umuntu akakubwira gutyo from nowhere nta n'ikintu wamukoreye like literally nyine njye nica sometime mu bikani nkabati man thank you angel thank you nkabati man ibyo nagusabye kuminoza kuma igikundiro warakimaye pe ngiye rike gutya nari meze guhera na kera tutamutamana gutya ngiye ndi wa muntu uzicara n'umukene hano ni wa muntu uzicara n'umukire nzicara n'abantu bose nsangira n'abantu bose so niyo mpamvu nyine Imana iyo Imana ibona ko uca bugufi utiyemera utiremereza Imana igihe cyose thank you guys thank you Shadibu hi bonye Shadibu amakuru Imana igihe cyose yagura ibintu byawe ibintu byawe byose bitera imbere kubera iki uca bugufi utazi kugira inzika utihenura ku bantu tubwire koko papa wawe yarwanye urugamba rwo kubora igihugu yego papa wanje yari umusirikare yitabye Imana kandi ejo naramuposti nawe wamubonye none yo hari abantu bashinyaguriye na postinze papa wanje abantu baravuga Yesu de ikintu banyambitse Yesu thank you oh my god abantu baratshinyagura ngo kuki papa we atari wasigaye wowe ugapfa ngo wanabo babashenga usasiko yasize umuhungu ngo yasize umugore mukankira iteka mukanuka nk'icecekera mwa buriya kugirira kuna abantu mutukana
mujye kuri Twitter murebe pinned post yanjye iriho yo ku munsi w'intwari na post za papa wanjye. Maze babanze uyu n'umwaka wa kabiri imaze iyo post. Baburo, hi Shadi, thank you Shadibo. Riri Eric mu buzima guca bugufi ni byiza cyane. Ngiye nca bugufi man. Ngiye isi yaranyigishije nkuko nabitangiye natangiye incuruzi karito ngira ute tumurgo twifashije ariko nyine ngiye nca kuba ubuzima bwo kuba nabaho ukwanjye. Kubaho nyine ndi independent natadependinga ku muntu n'umwe. Nicyo cyatumye nyine njya nshakisha utuntu twose kugira ngo Eric wundi we kano kanya. So ni ukugira ute ni uguca bugufi ni ukwihangira imirimo ni ukugira ute nibyo mbabwira nyine guys. Ikintu cyose wakora utari kureba iby'aka kanya uri kura ejo hazaza ni ukurutera imbere. So ubwo rero sorry mpamvu narindize nyine umusore nyine amarangamutima nangara amarangamutima si iki ahubwo ni kwa kundi nyine ikintu cyo kigutacinze. Waguriye iwanyu ni nyagakoki shandi umwana wa nyagakoki ngeni nawe navuki turi umuntu umwaye imodoka i90 thank you very much big imodoka cyongera ngirangonze nziza thank you. Umva so rero ngenzi guca bugufi nzi kwisaje n'abantu bose man sinzi kwirata no kwihenura pe kuko nkuko nabibabwiye aha nicaye ejo nzapfa hicara abandi ibintu umuntu arabivunikira ukabisiga abandi bakabyicaramo n'ejo napfa n'uyu munsi ushobora kuba yarampfuye ariko nyine usiziye nkuru we kuziguca ahantu abantu bakava bose bakunoshanira inzara dore cyagitinga turi yambwa turi rwarundo rutukana dore rwarundo shiriki isoni dore rwarundo you know it's not good show nanga ari byiza pe ari gucana ukana bose barakwishimiye aba manager aba branch manager nk'ejo bundi aragiye kuri MTN hano Gift manager wa umu service center manager ni umwana mwiza arankunda umuhungu wawe ira kuri ira MTN ya Gisimenti n'abantu beza umuhungu wawe twagire ni umusore mwiza uta service neza kwitaho kwakiriye byaza man ibi nyine ari ahantu ugera ukabona uri welcomed nyine ukabona abantu barakwitayeho man yesinzi nukurika imana byari gihe nyine ibintu bindenga nkabitekerezaho ndyamye nyine nkumva amariraje mu maso. So nyine Eric ni umwana mwiza cyane yaradusuye Washington Spokane arisanzura buri wese ku bantu bose abapapa abamama abakobwa abasore he's nice man in real life young man thank you young man disaranz igo nabasuye muri Washington State ahantu itwa Spokane hari n'umuntu wabagize ibyabo twatabaye umushiti wacu muri Las Vegas yapfishije murumuna we muri la state yo muri North Seattle muri Spokane muri Washington State. You know uyu muntu ashobora kuba nzi uyu muntu aranzi young man tugiye twasuye abapapa abamama ukabona nyine abantu bose baranyishimiye. Eric wanaye mutemiki ndabona ufite abakunzi pe thank you tuzahure nkugwemo yego narigiye mu nambwira Eric ndumva caguhobera ariko disi ufite umutima pe byo thank you Raziska here ubu umuhungu wa Eric Raziska mama Raziska muraho mama Raziska nawe twarahuye n'umuntu mwiza arasabana umwaka wishize umwaka wa 2024 uri kujya na 5 twarangizanyije umwaka hamwe na next anniversaire ndavyibuka twaturi Crystal Lounge mama Raziska I love you uzasubizeho dread ziba zikubereye thank you abantu 1,000 muri kuri TikTok mukomeze mutapinga no live tavaho show hajye live imara amasanga yo kugira bayikureho Cisco hello turagukunda bro thank you DJ Cisco Eric tubwire skin care routine yanjye si hajye nkoresha cyuriya so nacho show nisiga hari akanuza nisiga amavuta asanzwe ya gikotori ako sometime nkanyuzamo nkisiga akantu kitwa hydrocortisone mu Rwanda nango hari 2.5% hari 1% iyo cream nkisiga mu maso na kintu ituma naduherugira ufite uruhu rwiza nubwo harimo filter ariko niyo urabona ko nabiheri naki urabona n'uruhu rwa urayibona isi
Yes, Eric, we love you, thank you. So rero kuba narindize ni ukwakune n'iki nigashura urumva ngiye nyine ari ukuntu abantu bakubwira ukuntu bakunda nyine ukumva birakurenze pe. Eric ugira umutima mwiza, Eric turagukunda, Eric wazadusura, Eric wazageze gutya. Man ni byiza nyine bituma numva ko nari njyenyine. Iyo cream wisiga yitwa gute shu? Yitwa hydrocortisone. Hydrocortisone. Na bari kumamagarira mo nuko